Philadelphia Imana iratsinda. Yesu nashimwe, Yesu wacu ahabwa icyubahiro. Ni Gatera Jose nkuko bisanzwe guturuka Philadelphia. Ndashimira Imana y'amahoro iyongeye kunyemerera nkagaruka imbere yanyu, nkaba mpagaze n'imbere y'Imana. Imana data nahabwa icyubahiro. Reka twongere dusenga Imana. Urakoze Mana, uri Imana ishobora byose, uri Imana ikura umuntu mu bwiza ikamukira mu bundi. Uyu ni umunsi mwiza waturemeye kugira ngo tunezerwe. Ndasengera uyu mwanya tugiye kujyamo kumva ijambo ryawe, duhagaritse imbaraga zaturwanya iz'abarozi n'abakonikoni, ibidakunda Imana ibitayivuga, ubibangamire, inkota y'Uwiteka ibihigike. Muro w'Imana umanuke mu izina rya Yesu. Iri jambo risoza ikirizanye, buri muntu wese akubone, buri muntu wese aruhukira imbere yawe. Turaritse Mwuka Wera kugira ngo abane natwe, ni mu izina rya Yesu. Amen. Narije kukubwira ngo aho unaniriwe niho Imana ihagurukira. Aho ngaho unaniriwe niho Imana ihagurukira. Ahantu unaniriwe, ahantu utsindiwe niho Imana ihagurukira ikaburana igatsinda. Ahantu unesherejwe niho Imana irwanira. Ahantu bikuyobereye niho Imana yiyerekana. Aho unaniriwe niho Imana ihagurukira. Ndagira ngo ubwire mwene so musengana, ubwire mwene so mubana, ubwire mwene so mukorana umurimo, ngo aho unaniriwe niho Imana ihagurukira, niho izahagurukira. Aho uzatsindirwa, aho uzanesherezwa niho Imana iziyerekanira. Imana ihabwa icyubahiro. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri mu Bami ba kabiri. Turasoma ibice byaho 7, turahera ku murongo waho wa mbere. Bibiliya iravuga ngo Elisa ahanura yuko bagiye gukira, yuko bagiye kuba bakire. Hari igihe Imana ivuga iby'ubukire. Hari igihe abantu bajya bavuga ngo niba ari bya bindi by'ibitangaza ngo mwirwa muvuga ibitangaza. Imana nayo irabikorerega, ikora n'ibitangaza. Hari n'igihe Imana yigeze kubwira Baruki, iramubwira ngo ibwira Yeremiya ngo genda uhanurire Baruki by'amahoro. Hari igihe Imana yihanisha abantu cyangwa ikababwira n'ibikomeye, ikavuga ati mwihane, bikomeye birashaririye, ubwami bw'Imana burahananirwa, zagibwamo n'abandi n'intwarane, intwari zizananirwa kuko hari igihe intwari zinanirwa. Ariko n'igihe Imana ivuga ibyururutse imitima. Rero biravuga ngo Elisa hanura yuko bagiye gukira. Elisa aravuga ati nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uwiteka avuze ngo ejo nk'iki gihe ku irembo ry'i Samariya indengo y'ifu y'ingezi izagurwa shekeri 1, kandi indengo 2 za sayiri nazo zizagurwa shekeri 1. Ariko umutware umwami yegamiraga asubiza uwo muntu w'Imana ati mbese naho Uwiteka yakingura amadirishya yo mu ijuru bene ibyo byabaho? Aramusubiza ati uzabirebesha amaso ariko ntuzabirya, ntabwo uzabiryaho. Imana itugire neza. Iki ni igihe cyari gikomereye abantu b'i Samariya, cyari kibagoye, cyari kibakomereye. Hari igihe abantu b'Imana bajya mu bibazo, si ukuvuga yuko iyo musenga Imana muba muri paradizo. Tukiri kuri iyi si tuba dufashe intera mu ntambara, tubaho nk'abandi, turarwara, turarwaza, turapfusha, turasonza, twambara ubusa, ariko twebwe turatuza tuganashima Imana. Nicyo tubarusha. Ntabwo tuvuze induru nk'abadafite umurengezi. Ariko buriya buzima umuturanyi wawe wabamo, wa wundi udakijijwe, kwakunda burakaza agashomera nawe wakabura. Waratanze icya10, warakabura waratanze inyubako, warakabura waratanze amaturo, wakabura warafashije abarwayi. Ariko Imana yacu irazirikana ikagutunga, ntiwandagare ukazava mu kibazo
ushima Imana bikazatuma n'abandi bakubonye bakizwa. Aha rero Bibiliya ivuga kuntu Isamariya ngo baragoswe bagotwa n'uwitwa Benihadadi umwami w'Abasiriya, ngo arahagota, maze kuhagota ntibinjiraga ntibasohokaga kubera Abasiriya bari bababangamiye, bari barabagose. Noneho ngo kubera kudasohoka no kwinjira kubera ko nta muvuma zihari, hanyuma ngo inzara irabarembye kugeza igihe baryaga batogosaga igihanga cy'indogobe cyumye nacyo, bageza ku rwego rwo kurya amahurunguru, y'inuma. Bari bashonje, ikibazo cyari cyarabariye, niko abantu bisi bavuga. Hari igihe ikibazo ugera mu kibazo kikongera kikaba ikibazo, ukabona nta nzira, ukabona n'umwijima, ukabona kandi uri umukristo, ariko Bibiliya ivuga ngo ukomeze usenge. Naho urugamba rwaba rwinshi, naho wakumva unaniwe, burya ndahonje kukubwira ngo aho unaniriwe niho Imana itangirira. Hahandi unaniriwe niho Imana itangirira igakora. Aba rero ngo bageze igihe kubera umwami Benihadadi yabagose, ngo arabagota, amaze kubagota ababuza gusohoka, ababuza kwinjira, babura icyo kurya kubera ko nta bucuruzi bwabagaho, bari bari mu kibazo cy'intambara. Iyo ntambara rero imeze ityo ngo yatumye Benihadadi yifatira Samariya, arayinjira, abantu b'i Samariya barasonza, iyo abantu badasohoka ngo binjire kiba ari ikibazo. Mwarabonye muri Covid, uretse ko Imana yaturengeye gakorera mu bayobozi bacu, hari inzara, ntabwo twahasohokaga, ntitwacuruzaga, ari igihe cyageze tuba mu rugo, tuba mu nzu. Ariko icyo gihe cyo rero cyari ikibazo, kuko nta hantu banakuraga namba, kuko twebwe bayobozi bacu baratugaburiye. Murabizi ko twariye, tukarya za kawunga, tukarya ibishyimbo, tukarya n'imiceri, ariko bo Isamariya nta kintu babonaga kuko nta cyari kinahari, no muri stoke nta cyari kirimo, byari byarashizemo. Hanyuma kubera iyo mpamvu byari byaranashizemo, ngo barasonza kugeza ku rwego abagore bagiye inama batari kugira ngo tufane n'abana ku mugongo, kuki tutarya abana bacu, bamara gushira tukazabona dupfa natwe, cyangwa se nta wabimenya. Hari igihe twazabahetura, hanyuma inzara ikabiri gushira, tukongera tukiyubaka tukabyara abandi. Bigira inama kugeza ku rwego umugore ngo yagiye inama na mugenzi we, ati nta wamenya, turacyari bato, twazana byara abandi, reka turye abana bacu. Ngo umugore atanga umwana, baramurya, hanyuma ngo inyama ze zimaze kurangira, ngo abwira mugenzi ati zana n'uwawe rero tumurye, ndumva mu nda hatangiye kuzamo umwijima. Ngo mugenzi we aranga, yanga kwikura umwana mu mugongo ngo bamurye. Bibiliya ivuga ngo ajya kuririra umwami, ngo asanga umwami w'i Samariya ngo ari hejuru y'inkike, ngo ari kuzunguruka areba ukuntu amapfa yateye, abona ukuntu inzara yogoje. Ngo umugore arataka cyane, aravuga ngo mwami ndengera, arira. Ariko uyu mwami w'i Samariya yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo Uwiteka natakurengera, ibyo kukurengera agenda bikura he? Bantu b'Imana, mureke twiringire Imana, mureke dukura amaso ku bantu. Wiringiye umugabo ashaka kubura nawe icyo aguha, wakwiringira umwana nawe agashomera, wakwiringira inshuti yawe ikajya mu bibazo bikomeye. Umuntu Bibiliya inavuga ngo ntukiringire umwana w'umuntu, uva mu mwuka ibyo bikarangira. Mureke twiringire Uwiteka, ngo wiringire Uwiteka ni nk'umusozi Siyoni, ngo utabasha kunyeganyega. Uwo muntu wiringiye hari igihe nawe afite ibibazo ndetse kumva biruta n'ibyawe, ariko wiringiye Uwiteka ngo ni nk'umusozi Siyoni. Imana ntibura uko igira, Imana yacu irashoboye, Imana yacu ni nziza, Imana yacu irazirikana, Imana yacu ni rubasha, Imana yacu ni nziza. Je kukubwira ngo Imana yacu ni nziza. Ngo umwami abwira umugore umwe mu bagore b'Abasamariya, arabwira ati Uwiteka natakurengera. Yaratarumva n'ikibazo afite,
Uwiteka natakurengera ibikurengera agenda bikurayo, ndabikura ku mbuga, ndabikura mu rwengero, amwereka ko ntacyo afite cyo gukora. Rero ngo umugore ngo umwana aravuga ngo bayiki, ngo aramubwira ngo umugore yarambwiye ngo turye umwana we wanjye turamurya. Umwami yashishimura imyenda ati murya umwana, murya umwana. Reka mbabwire, hari abantu bashakira igisubizo aho kitari, ariko nuhanga Imana amaso, ukayihanga amaso, ukayirebaho, ugatumbira mu ijuru. Umuririmbyi yavuze ngo nutumbira Yesu uzaba nkabo, ugatumbira Imana ntijye buri nzira. Akibwira umwami ngo umugore yarambwiye ngo turye umwana wanjye ngo ejo tuzarya uwe, umwami acyumva yuko batangiye no kurya abana, ngo yashishimuye imyambaro ye. Cyari ikibazo nibwo yatumaga Elisa avuga ati Elisa amaze iki? Elisa rero nibwo yaterwaga amagambo ngo Elisa avuga ati nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uwiteka aravuze ngo ejo nk'iki gihe ku irembo ry'i Samariya indengo y'ifu y'ingezi izagurwa shekeri imwe, kandi indengo ebyiri za sayiri nazo zizagurwa shekeri imwe. Bivuga ngo ibyo kurya bizaboneka. Aho utsindiwe niho Imana itabarira, aho wanesherejwe niho Imana yigaragariza. Iyo bikunaniye Imana irahaguruka. Cya gihe ubona byakunaniye byanze nibwo Imana ihaguruka. Iyo wumva utakibishoboye nibwo Imana ikunda ibintu bizayitirirwa. Igihe ukireba kuri so wanyu, igihe ukireba kuri nyogosenge, igihe ukireba kuri mubyara wawe, igihe ukivuga ngo ndi mwiza, ntabwo kamemu nta wundi mukobwa warambagizwa uretse jyewe, irabanza ikakwereka yuko nubwo bwiza ushobora kububurana umugabo. Irabanza ikakwereka yuko nubwo bwiza ushobora kububurana umugabo kandi uri mwiza. Ishaka kukwereka ngo ugiye ufite amashuri ntawe utanyenera, mfite amashuri meza, nize neza. Irabanza ikareka kakwereka ko nabyo bishoboka. Aho unaniriwe niho ikorera, niho itangirira. Aho unaniriwe niho Imana itangirira. Nje kukubwira ngo aho unaniriwe, aho watsindiwe niho Imana ikorera. Rero ngo abantu umwami ashishimura imyenda atuma Elisa amagambo akomeye. Imana imanukira muri Elisa iramubwira ngo babwire ngo ejo ku irembo ry'i Samariya indengo imwe y'ifu y'ingezi. Bivuga ngo ikiro kimwe kizakigurwa ikiro kimwe. Imana imanura ibiciro kugeza igihe umuturage wese n'uwo hasi azabasha kurya. Hanyuma ngo umuntu umwami yegamiraga aramubwira ngo mbese nubwo Imana yakingura amadirishya ngo bene ibyo byakunda. Hari ibintu tuba tubona ko bidashoboka, hari ibintu tuba tubona ko bitakunda, rimwe na rimwe ntitunabisengere tukavuga ngo ni ukurushya Imana. Ariko Pawulo yabwiye Abefeso ijambo rikomeye, aravuga ngo ibasha gukora cyane biruta ibyo dusaba n'ibyo twibwira, ngo nk'uko imbaraga zayo zingana ngo za zindi zidukoreramo. Mwene data mu Kristo mukundwa, nje kukubwira ngo wizere Imana kugeza ku rwego wumva ariyo byiringiro byawe. Wubahe Imana, uyikorere, uyizere. Imana irashoboye. Abantu b'i Samariya barariye kuko Imana yaravuze ejo habo harageze, ejo habo harageze. Nawe uyu munsi ejo hawe hagera. Ejo habo harageze, ibyo kurya biraboneka bice mu nzira zoroshye, bitagoranye, bice mu mbaraga z'Imana. Ababembe baravuga ati aho kugira ngo tugwe ku irembo ry'i Samariya twasanze Abasiriya niba ari ukutwica bakatwica. Ariko bwabo nifu bw'ababembe kwa kundi bakubitaga uturindi, Abasiriya bagira ngo ni bombe z'Abasamariya. Barahunga bati ibyo kurya, bati ibintu byinshi, bati inyama zo mu makopo, bati makarito. Ngo ababembe bararya, barangije bajya kubwira bene wabo inkuru. Imodoka ziratunda, amakamyo araziratunda, tunda amakarita, tunda ibintu byinshi abijyana i Samariya. Buri muturage wese w'i Samariya abashije kubona ibyo kurya.
kubera ko Imana yari yavuze. Imana nivuga bizakunda, Imana niza bizemera. Ukeneye kumva ijwi ry'Imana, ukeneye kumenya icyo Imana igushakaho, ukeneye kumva icyo Imana igushakaho, ukeneye kumva icyo Umwuka Wera avugana nawe. Aho utsindiwe ni Imana ihagurukira, aho wanesherejwe ni Imana irwanira, niho Imana yubahishiriza, ni Imana ikwigaragariza. Hahandi byananiranye nibwo Imana ikora. Muririmbyi yaravuze ngo aho abantu bavuga ngo ntibishoboka nibwo Imana ikora. Pale watu wanasema biwezekane ndipo Mungu anatenda. Igihe abantu baza babona ibigikunze nibwo Imana izakora kugira ngo biyitirirwe. Igihe abantu baza bavuga ngo ntibikunda, ntibyashoboka, ntiyasubira mu rugo, ntiyabyara, ntibyakunda, ndagira ngo wizere Imana. Aho unaniriwe n'Imana ikorera. Nta mugabo akibonye, nta mwana akibonye, na uyu wese yabona akazi, igihe cyararenze, ni wese bamufata naho bamwemera, ntabwo yigeze akora, ntiyamenya hata. Ndakubwiza ukuri, Imana yacu yitwishobora byose. Niko yabwiye Mose igihe Abisirayeli bari bavuye mu maboko ya Farawo. Mose Imana yabwiye Mose ngo Mose nitwa Uwiteka, nitwa ndiho, nitwishobora byose. Imana irashoboye, nta kintu kinanira na kimwe. Wowe uzera Imana kugeza ku rwego ibyiringiro byawe byose biba Imana, ntugire umuntu urebaho. Ibiraba ngo wiringira umwana w'umuntu avumwe, ngo ari kuwiringira Uwiteka, ngo ni nk'umusozi Siyoni ngo utabasha kunyeganyega, ngo ahubwo uhora uhamye igihe cyose. Niwiringira Imana, nutumbira Yesu uzaba nkawe. Urarwaye, ufite indwara abaganga bakubwiye ngo ntiyakira, basigaye baguha imiti yo kugukaruma. Ibyo Yesu arabishoboye. Yarambuye ikiganza ahaza kwifuza kwa buri wese. Urabona umusozi uhagazeho, urabona nta kazi wabona, urabona ushonje utazarya ngo uhage, urabona utinze ku musozi utazabyara. Imana itanga abana. Uzabaze Hana, uzabaze Hana, uzabaze Sara, azakubwira. Hana ngo yageze igihe ngo arira amarira aririra Imana ashaka umwana, ariko yabyerekaga Imana. Kugeza igihe Elukana umugabo we ngo yajyaga amubwira ngo ni iki kikuriza Hana, kundutira abana 10 b'abahungu. Kugeza igihe Elukana ngo yajyaga amugurira imyenda myiza kuruta ya Penina, ko akamuha ibintu birenze kuruta Penina mukeba we. Ariko ngo Hana ntiyacogora kuko yashakaga umwana, yashakaga iki Imana imuhaye. Ntukanyurwe n'ibyo abantu baguha, kinyurwa n'ibivuye mu maboko y'Imana. Abantu baguha ariko Imana yaguha indobani, abantu baguha ifi ariko Imana iguha indobani ukirobera. Imana ishimwe kandi habwa icyubahiro. Aho unaniriwe ni Imana itangirira, aho utsindiwe ni Imana ineshereza. Irashaka kukwereka ikiganza cyayo. Uravuga ngo ese ubu natabarwa ne, ese ubu byacaye. Ibasha gukora ibiruta ibyo dusaba, ngo nk'uko imbaraga zayo zingana, ngo za zindi zidukoreramo. Uri kwibaza, Imana yahoze inyereka umuntu wapfutse imisatsi imushira ku mutwe, imisatsi yarapfutse. Uri kwibaza, Imana irambwira ngo yakurinze kanseri, yakurinze indwara zikomeye. Rero wikwibaza umusatsi ntacyo umaze, ikiruta igikuru n'imbaraga z'Imana. Yakumereza undi musatsi, yameza kandi kayuzi, yakora ikindi gitangaza. Uraruhangayitse kubw'umusatsi, wirugushyiramo amaperike, wiruguteramo utuntu, ariko Imana irambwiye ngo irabizi. Imana igiye kuguha umusatsi ku buryo uzabwira abantu imbaraga z'Imana. Imana igiye kuguha umusatsi ku buryo uzabwira abantu ko Imana ishobora byose. Izere, hanga Imana amaso, izere, yirebe yonyine, tumbira Yesu Kristo w'i Nazareti. Imana ishimwe. Ndashima Imana. Aho tunaniriwe nihitangirira, aho tunaniriwe nihitangirira, aho tunesherejwe nihirwanira. Aho ngaho watsindiwe n'Imana izigaragariza. Kubera iki? Ibasha gukora ibiruta ibyo dusaba, ngo nk'uko imbaraga zayo ziri, ngo za zindi zidukoreramo. Reka gusengera Imana. Birashoboka ko unaniwe, kuko jya umwuka w'Imana ari kunyemeza ko mvugana n'umuntu unaniwe. Umuntu unaniwe
ariko yagaburiye abantu b'i Samariya bakarya bagahaga, buri muturage wese akibonamo ibiryo, uyu munsi yakugaburira. Iyatabaye abantu b'i Samariya, uyu munsi yagutabara. Ngo Beni Hadadi yari abamereye nabi, yari yabagose. We sinzi umuntu ukugose, sinzi Beni Hadadi wawe, ariko uyu Beni Hadadi we yari yaragose. Abasiriya bari barabagose. Ndibuka umunsi umwe nanone Abasiriya ngo baragose Elisa, ngo Elisa n'ubundi ngo yari yayatewe n'Abasiriya yabaga i Dotani, ngo ariko kubera yuko yajyaga aburira Abisirayeli ngo bagakira amaboko y'Abasiriya, hanyuma ngo umwami w'Abasiriya ngo akuka umutima arababaza ati ariko ubundi ninde ujya ubwira Abisirayeli gahunda zacu, ko dutegura urugamba tugategura uburyo tuzarwana hanyuma ntibarugwemo bakaducika, ubu nta muntu turimo koko ujya kubabwira gahunda zacu? Ariko ngo umwe muri bo abwira umwami w'Abasiriya, arababwira ngo ya mwami oya nyagasani, ahubwo muri Isirayeli habamwe umugabo witwa Elisa, uwo nguwo ajya yumva n'ibyo twavugiye mu murere, bya bindi tuvugiye mu cyumba, bya bindi tuvugiye ahantu hiherere, ajya abimenya. Ati muntu nk'uwabahe? Avuga ngo abidotani. Ngo mugende mujye kumuzana, ntacyo twazageraho Elisa agihari. Ariko Imana iguhe na Elisa, Imana iguhe Elisa, Imana ikugire Elisa wifuze kumera nka Elisa. Kuko ngo bagiye kumuzana, ngo baraye bagenda ijoro ryose bajya gufata Elisa kugira ngo bamushyire umwami w'Abasiriya. Ngo bahageze, hanyuma ngo bahageze ngo bararabagota, ngo buke mu gitondo umugaragu we Gihazi ngo arakebuka ngo abona umusozi wose uragoswe. Imbaraga z'Imana, ngo asubira mu nzu yiruka ngo abwira shebuja ngo turashize, Abasiriya batugose. Ntabwo nzi wowe ibintu bikugose, byaba ari indwara, byaba ari ubukene, byaba ari icyangiro, byaba ari ibibazo bitandukanye, nawe hari Abasiriya bakugose. Ariko uyu munsi hari imbaraga z'Imana, uyu munsi hari imbaraga z'Imana. Nje kukubwira ngo hari imbaraga z'Imana, uyu munsi hari imbaraga z'Imana. Ibikugose ntabwo nzi uko bingana, ariko ibyo ari byo byose hari Abasiriya bari bagose Elisa, ngo arangije ngo Gihazi aravuga ngo turashize databuja, Abasiriya batugose. Elisa ngo aravuga ngo kubera ko yari yaramaze kumenya Imana muri we n'imbaraga zayo yari yarazimenya, aravuga ngo witeka we mukore ku maso arebe ingabo ziturinze. Ngo akozwe ku maso abona ingabo zibarinze, ngo zari nyinshi kuruta izabateye. Imana igukore ku maso umenye ingabo zikurinze, umenye imbaraga, umenye ubwinshi bw'ineza y'Imana. Imana yacu, Imana ishobora byose, Imana itananirwa. Uhereye kera uruko wahoze, aba bantu bigaragarize, uyu muntu mwiyereke. Hari Abasiriya bamugose, Beni Hadadi yaramugose, Beni Hadadi yaramugose. Beni Hadadi yaba ari mukeba we, yaba ari umutwara umugabo, yaba ari wamubujije gusubira mu rugo rwe, yaba ari wamubujije kusama, yaba ari wamubujije gukora akazi akamukura mu kazi. Ariko buri muntu wese afite uko yagoswe, buri muntu wese afite Beni Hadadi wamubangamiye. Uyu munsi wohereza imbaraga zawe, izagaburiye abantu b'i Samariya zigaburira uyu muntu, zimukurireho uyu mutego. Wohereza imbaraga zawe, zimwohereje i Samariya abantu bakoroherwa bari batangiye kurya abana. Uyu munsi wohereze ubwoko bwawe kugira ngo bworoherwe, abarwayi bakire, abashonje bahage, abavuze icyerekezo bakibone, abashomeri babona akazi, buri muntu wese akubone mu izina rya Yesu. Uri Imana ishobora byose, yurambuye ikiganza uhaza kwifuza kwa buri wese. Urakoze kutabaye, urakoze ko wiyerekanye, urakoze ko wigaragaje. Icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu, amen. Imana ibaha umugisha. Igatera Jose guturuka muri Philadelphia. Ikambahe telefone ni 078 50 98 944 078 50 98 944. Imana y'amahoro ibagirire neza. Philadelphia, Imana irakira.